Indeshyo y'igitsina cy'abagabo ni imwe mu ngingo muri iyi minsi iri kuvugwaho cyane. Abagurisha imiti usanga bamamaza mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko bafite imiti ishobora gutuma igitsina cy'abagabo kireshya uko babyifuza. Hari ubushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukorerwa ku bagabo 5,000 bugaragaza ko 55% muri bo batari banyuzwe n'ingano y'igitsina cyabo. Mu Rwanda naho wakora ubu bushakashatsi yabona imibare iteye ubwoba. Nyamara ariko babajije abagore babo bagabo bo basanga 85% banyuzwe n'uko igitsina cy'abagabo babo kireshya. Nawe uri kureba iyi video rero wasanga uri muri uyu mubare w'abagabo batanyuzwe n'uko igitsina cyabo kireshya. Ari nayo mpamvu ndetse ukora uko ushoboye kose kugira ngo igitsina cyawe kiyongere. Ariko nanone hari uburyo bugaragazwa n'abahanga byakabaye bikorwamo. Ndakubwira uburyo buri karemano ndetse n'uburyo bukozwe mu buryo bwa kiganga bushingiye kuri science bwagufasha kongera ingano y'igitsina cyawe. Iyi ni isaha y'ubuzima kuri Isoko 250. Nge ndi Mr. Buzima. Lena Malik ni umuganga w'inzobere mu kuvura ibibazo byose bifata imyanya ndangagitsina yo mu rwungano rw'inkari, urologist wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko ikibazo kiza ku isonga mu byo abantu benshi bamubaza ku mbuga nkoranyambaga ze ari uburyo bakongera ingano y'igitsina cyabo. The number one question I get on my social media is how can I get bigger? How can I get longer? Ati ikibazo cya mbere abantu benshi bambaza ku mbuga nkoranyambaga zanjye ni gute igitsina cyanjye cyaba kinini? Ni gute cyaba kirekire? Ibisubizo by'uyu muganga ni nabyo nanjye ngiye kwifashisha muri iyi video byagufasha kongera ingano y'igitsina cyawe. Ariko se ubundi igitsina kiri normal cyakabaye kireshya gite? Ko wanasanga wirirwa ushaka kongera igitsina cyawe nyamara nta kibazo cyakabaye giteye. Dr. Lena Malik n'abandi bashakashatsi bahuriza ku kuba ubundi mpuzandengo y'igitsina cyafashe umurego average kiba kiri muri santimetero 13 n'ibice. Ni ukuvuga ko kitagera kuri santimetero 14. Cyakora hakaba nyine hari abagira igitsina kisumbuyeho kuri iki, abandi bakagira ikiri munsi yacyo nyine. Igitsina rero gifatwa nk'igito ku buryo ndetse ari ubumuga ni ikiri munsi ya santimetero 7 n'ibice 5 mu gihe cyafashe umurego. Icyo ni igitsina cyitwa micropenis. Bisobanuye ko umugabo wese ufite igitsina kiri hejuru y'izo santimetero ubundi nta kibazo afite. Aha tubyumve neza ko ingano y'igitsina irebwa gusa iyo cyafashe umurego, kuko hari abagabo bagira igitsina kigufi ariko nyamara cyafata umurego ugasanga cyabaye kirekire ku buryo kinaruta ndetse wa wundi wari ufite igitsina kirekire kitafashe umurego. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko abagabo batagera no kuri 1%, no kuvuga 0.14% ari bo bonyine bafite ikibazo cy'iki gitsina gito gifatwa nk'ubumuga. Ariko nanone hari abagabo nyine batanyuzwe n'uko bareshya hariya hasi kandi nabo bakeneye gufashwa, bakifuza ko ingano y'igitsina cyabo nyine kiba kirekire kurushaho. Dr. Lena Malik avuga ko hari uburyo bubiri buhari natwe tugiye kugarukaho, ndetse hari uburyo bukozwe mu buryo bwa kiganga ariko nanone hari n'uburyo bwa gakondo buri naturel. Reka duhere mu buryo bukozwe bwa kiganga. Hari ubukoresha zimwe muri za devices zitandukanye, hakaba n'uburyo ndetse bwo kubaga. Izo za devices rero zikoreshwa hari nk'ibizwi nka penile extenders, vacuum erectile devices ndetse na penile injectable treatments. By'umwihariko iyi yitwa penile extenders ngo niyo nibura abantu bakoresha. Iki ni igikoresha abantu bakoresha nyine kikagenda gikwedura igitsina cyabo uko amezi ashira niko kigenda kiyongera, ariko nanone gusanga hiyongeraho gato cyane kuko usanga kitaziyongeraho na santimetero zirenga 2 nyamara waramaze amezi menshi ugerageza. Ari nayo mpamvu uyu muganga avuga ko ubundi ubu buryo nyine butakabaye bugutesha umwanya, kuko n'ubundi urabikora ugasanga utiyongereyeho n'indeshyo y'igitsina wifuzaga, kandi nyamara bushobora no kugira n'izindi ngaruka zikomeye. Ari nayo mpamvu ubundi inama ari uko hakabanyurwa n'ukureshya hariya hasi. Uburyo bwa kabiri n'ubwo kubaga. Kwa muganga nabwo bashobora kukubaga bakongera ingano y'igitsina cyawe. Ibyo rwose birashoboka, ariko nanone Dr. Malik avuga ko ubu buryo nabwo abantu batakabaye babwirukira kubera ko bushobora guteza ibindi bibazo bikomeye. Ugasanga wirukiraga kongera ingano y'igitsina nyamara ukuyemo ibibazo bikomeye
ku buryo utazongera no gushobora gutera akabariro nyamara cya gitsina gito cyawe cyabigufashagamo. Ubundi buryo rero ni uburyo bwa karemano cyangwa se nawe ushobora kwifasha bitagusabye kujya kwa muganga. Ubu ni nabwo bwakabaye ari bwiza ubundi. Number 1, trimming or shaving pubic hair. The easiest thing you can do. Uburyo bwa mbere rero ugomba gukoresha rwose ngo ni ukogosha iriya misatsi yo hasi cyangwa se insya. Impamvu ni uko ngo iyo ufite imisatsi myinshi hariya hasi usanga nyine n'ubundi n'indeshyo y'igitsina yagabanutse kuko hari aho nyine imisatsi yapfutse. Ari nayo mpamvu iyo wahogoshe ingano y'igitsina cyose igaragara ndetse ikaba yakoreshwa mu gikorwa. Bitandukanye nuko waba ufite insya nyinshi hariya hasi. Hari abantu usanga barateretse hariya hasi. Ibyo rero bishobora gutuma ingano y'igitsina cyawe igabanuka. Ari nayo mpamvu ku bantu bashaka kongera ingano y'igitsina cyabo mu buryo buri naturel harimo no guhora bafite isuku hariya hantu bakogosha insya. Uburyo bwa kabiri ni ukugabanya ibiro. Nawe urabizi uri kureba iyi video, niba ufite umubyibuho ukabije niko na hariya hasi nyine naho hagenda habyimba. Hariya nyine igitsina gitereye ugasanga naho harabyibushye. Uko habyibuha niko igitsina cyo kigenda gisa n'ikijyamo imbere, ugasanga nyine ingano y'igitsina yaragabanutse. Ariyo mpamvu niba ushaka kongera ingano y'igitsina cyawe kandi ufite umubyibuho ukabije, ugomba gukora uko ushoboye kose ukagabanya ibiro kugira ngo hariya hasi naho hagabanuke, ubundi igitsina kigaragare cyose uko cyakabaye. Ubundi buryo bwa gatatu ngo ni ukugabanya agahinda gakabije. Hari uburyo bubiri akagahinda gakabije gatuma igitsina cyawe kiba kigufi. Ubwa mbere ni uko nyine n'ubundi ngo iyo umuntu afite agahinda gakabije hari imisemburo irekurwa ishobora gutuma uruhu rwo ku gitsina narwo rugenda rusa n'urwiyegeranya ku buryo nyine igitsina ubona kigenda kiba gito. Ubundi buryo nanone ni uko nyine ka gahinda gakabije gashobora kuba gashamikiye ku kuba utanyuzwe n'ingano y'igitsina cyawe, nyamara ubundi ntacyo byari bitwaye. Ari nayo mpamvu iyo uganiriye n'abahanga mu mitekerereze bakakugira inama, ushobora gusanga ingano y'igitsina cyawe ikunyuze, ugatandukana na bya bibazo byo guhora ukeka ko ufite igitsina gito nyamara umugore wawe we abona ko igitsina gihagije. Uburyo bwa kane rero ni ukugerageza gukomeza gufata umurego kw'igitsina. Aha mubyumve neza, mu busanzwe igitsina cyafashe umurego amaraso nyine aba yamanutse akakinjiramo, ari nako nyine kiba kinini. Ku bagabo rero bamara igihe kinini igitsina cyabo kidafata umurego ngo bishobora kuba intandaro yo kugenda kinagabanukamo gake gake. Ndetse ku bagabo ngo bahuye n'ibibazo by'ubugumba cyangwa se kudafata umurego kw'igitsina erectile dysfunction, ngo bigaragara ko mu gihe runaka nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje mu mezi 18 kubo barebye basanze igitsina cyabo kigenda kigabanuka ku buryo kigabanuka hagati ya 1/2 cya santimetero ndetse kuzagera kuri santimetero 5 bitewe n'igihe umara nyine igitsina cyawe kidafata umurego. Nibyo rero bijyanye no kongera ingano y'igitsina cyawe. Ariko uburyo bwa mbere bwizewe ni ukwakira uko waremwe, ukakira indeshyo y'igitsina cyawe mu gihe kitari munsi ya santimetero 7.5 cyashyukwe, aricyo cya kindi twabonye nyine ubundi kiba ari ubumuga. Ibirenze ibyo ni ukwiyakira ukumva ko n'abantu batareshya, hari abantu barebare, hari abantu bagufi. None se abantu bagufi bakora uko bashoboye kugira ngo babe barebare? Bariyakiriye, nawe uyakira ukuntu ureshya hariya hasi, bizagufasha. Ubundi wiga amayeri yo gukoresha uko icyo gitsina cyawe kireshya, uganire n'uwo mukorana imibonano mpuzabitsina uburyo bumunyura. Ndagushimiye rero wakurikiye iyi video. Iyi ni isaha y'ubuzima kuri Isoko 250. Nge ndi Mr. Buzima.